Yes, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nk'uko mumaze kubimenyera ni amakuru y'imikino. Ingingo ya mbere y'uyu munsi ni Rayon Sports n'umwataka wayo urimo kubica bigacika rwose uyu Murundi, iyi Rayon ntijya yiburira. Rayon Sports mwumvishe ko ubwo yakinaga umukino wayo nyine yatsinzemo ibitego 4. Ni umukino wari ushimishije ku bakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abandi bakunzi ba ruhago cyangwa se abasiporutifu muri rusange. Umukino wabonaga ko uryoheye amaso kuwureba. Uyu Murundi rero turi buze kumuganiraho. Ingingo ya kabiri turi buze kureba kuri APR FC iri muri Sekafa. Impinduka zabaye muri APR FC, murabizi ko imikino itari buze gukomeza nk'uko byari bisanzwe, kuko uyu munsi murabizi ko APR FC yari ifite umukino yagombaga kuba ikina na Bumamuru, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu mukino wabaye cyangwa se waje kuba wigizwaho inyuma, ukaba uzakinwa ku wa gatatu ku itariki 6 nibwo bazakina undi mukino na Murandege. Hanyuma turi buze kugaruka twongeye tuganire no ku Mavubi, turebe Amavubi nayo. Murabizi ko uyu munsi nibwo Amavubi ahaguruka yerekeza muri Nigeria, aho arabajya gukina imikino yayo mu itsinda barimo. Izo nizo ngingo ngira ngo tuze kuganiraho cyane, ariko turi buze kwibanda kuri aya maclub arimo kwitegura sezo ya shampiyona. Murabibona gute? Ni ama ekipe arimo kwitwara gute? Mwe nk'abakunzi bayo cyangwa se nk'abasiporutifu muri rusange, murabona ari ibintu bigana hehe? Reka twandike n'aya makuru tuyahere muri Rayon Sports, aho iyi Rayon Sports yakinaga umukino wayo na Vipers. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 12. Vipers niyo yaje kuba ifungura amazamu itsinda igitego cyayo cya mbere, tugira ngo koko hari impinduka zigiye kuba kuri Vipers, wenda yabigiye gutungurana igatsinda Rayon Sports. Rayon Sports nayo ntibyaje gutinda kuko yaje kuzamukana umupira wazamukanywe na Yves, uyu mwana wavuye muri Rutsiro. Aragenda atungura umuzamu, aramushota rwose ku buryo n'igitego cyagiyemo umuzamu akajya gutoragura agira ngo nta cyabaye. Kumbi Rayon Sports yari imaje kwishyura igitego cyayo. Nuko Rayon Sports niho byahinduye isura. Rayon Sports twongera kuyibona mu isura nshya, izitera ibitego ihaga rwose. Uyu Murundi kuri kufura ye yazamuye y'inziramugozi iragenda yidundamo. Abantu baravuga ati kufura zo umuntu yazitera, abandi batangira gutekereza ko kufura iba imeze nka penaliti. Bidatunguranye mu mwanya mutoya yaje kongera kwiyereka Rayon ko bakwiye kugira byinshi bamutekerezaho, yongera gutsinda igitego cye cya kabiri kitavuye kuri kufura, aho yazamukanye umupira yiruka rwose abirigita adahumeka, yongera kudepozamo mu izamu, abatsinze igitego cye cya kabiri. Iyi Rayon Sports ni ekipe ikomeye, nubwo abantu bajyaho bakavuga ngo Rayon Sports ngo urabona ngo ifite utubazo. Ibyo mubyihorere kuri Rayon Sports. Iyi Rayon Sports ni ekipe itajya yiburira, ni ekipe ihora ifite umukinnyi ufite forome, ni ekipe ihorana umukinnyi uryana. None se ibi ko biri kuba tutarabona uyu Forunganyi reka baze bajye mu kibuga, murebe Rayon Sports. Iyi Rayon Sports ahubwo muyitegeye kuri Super Cup, muzabona ibintu bitandukanye n'ibyo mwatekerezaga. Mutekereza ko Rayon Sports ari ihora mu bibazo, itangira neza nayo, ariko nubwo bigeraho bigasa n'ibigoranye, ariko mu by'ukuri ubona ko Rayon Sports igira sezo itangira neza cyane, ariko bikaza kugenda bisa naho bigorana nyuma. Sinzi ibi bintu ahantu bituruka. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwakabaye bwubaka Rayon Sports itangira imeze neza ikanasoza imeze neza. Gusa icyo mbona cyo
nshingiye ku kuntu iyi Rayon Sports yari ayitambaje umupira n'umutoza wayo Latif. Urabona ko hari ikintu gikomeye cyane kirimo gukorwa muri Rayon Sports, kandi mpamya neza ko iyi shampiyona ishobora kuba ikomeye kurenza izindi zose twabonye. Ubuyobozi bwa Rayon Sports burasa naho bwashyize hamwe, mu by'ukuri urumva ko kuri ubu nta kibazo kirimo. Turababona abakinnyi bayo aho bahazi basa kuranya, nta bakinnyi barimo gutambaza umupira. Urabona ko ni Rayon Sports imeze neza, ni Rayon Sports idashingiye ku muzamu Pavel Nzira yazanye avuga ati umuzamu twashyiramo uwo ari we wese yakina kandi bikagenda neza. Murabizi ko iyi Rayon Sports ifitanye umukino, iraza gukina muri iyi Confederations Cup, irakina. Urabona ko yiyubatse, mu by'ukuri ishobora kugera kure hashoboka. Rero ntabwo turi buze kuyijyamo cyane kuko igihe dufite ni gitoya, ahubwo turasa naho tubabwira update, amakuru arambuye yo turi buze kuyabaha. Turaza kuvuga kuri update nyine, ntabwo tuza gutindamo. Turavuga no ku makuru ya APR FC. Murabizi ko iyi APR FC nayo ifite imikino yitabiriye, iri muri Sekafa murayizi, si ubwa mbere mu matwi yanyu muhora muyumva. Yari yaritabiriye no mu wundi mwaka, kuri ubu ngubu yongeye gusubirayo. Iyi APR FC nayo yabonye pre-season nziza yo kwitegura shampiyona cyangwa se imikino Champions League. Urabizi ko izahuramo na Pyramide. Ibonye umwanya mwiza wo kwitegura kugira ngo isuzume amakosa yayo, ahantu bitameze neza igenda ikosora. Yego ntifite abakinnyi bayo bose nk'uko twari twabavuze, twari twavuzemo Ishimwe, Ombolenga, Ishimwe Pierre na Ombolenga, na ba Denis Omedi n'abandi na ba Mamadusi bagiye muri Mauritania, na ba Ruboneka abo ngabo. Urumva ko nubwo batarimo, ariko mu by'ukuri aho bagiye nabo baraba bari mu mikino, baraba bitegura. Ni imikino ibafasha kwitegura cyane, ariko igikenewe kuri ya APR FC ni igikombe. Ni iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Iki gikombe iyi ekipe inashinzwe ko itaragikura hanze. Ni ibintu rero byaba bibaye byiza iramutse igize gutya igatwara iki gikombe, kuko nacyo gikenewe. Yongeyemo abakinnyi bagera muri 4 yakuye mu ntare kugira ngo bazibire icyuho cy'abakinnyi badafite. Nk'uko rero twari twabivuze, umukino wari uteganyijwe uyu munsi kuri uyu wa kabiri ntabwo bigishobotse kuba kuri uyu munsi wa kabiri, kuko warimuwe ushyirwa kwa gatatu ku isaha y'isaa 7 ya Dar es Salaam, arizo z'isaa 6 hano mu Rwanda. Ni umukino bazakinamo na Bumamuru. Ubona ko iyi ekipe yagize chance yo guhura n'ama ekipe asa naho adakomeye cyane ngo tuvuge ngo aya ma ekipe arakomeye azayigora. Urumva ama ekipe yo muri Tanzania niyo twafataga nk'ama ekipe akomeye, ariko iyo ugiye kureba ku ruhande rumwe usanga ntayarimo. Ekipe ya Uganda yagombaga kuba irimo ya gisirikare nayo yavuyemo, niyo yasimbujwe iyi Bumamuru. Bagomba kuba bakina kwa gatatu ku isaha y'isaa 7 ya Tanzania, arizo saa 6 zo mu Rwanda. Urumva ko APR FC ifite amahirwe yo kuba yakitwara neza mu irushanwa. Bazakina imikino 3 muri iri tsinda barimo. Bazakina na Bumamuru, nibamara gukina kwa gatatu, kwa gatandatu saa 9 bakine na Murandege. Umukino wa nyuma bazawukina ku wa mbere muri iri tsinda barimo, kugira ngo bamenye niyihe yerekeza mu yindi round ikurikira. Si ibyo gusa byahindutsemo kuri APR FC, kuko bahinduriwe stade. Bazakinira kuri stade complex. Iyi complex niyo bagombaga gukiniraho, ariko byamenyekanye ko atariyo bazakiniraho. Bazakinira kuri stade isanzwe y'ibyatsi.
niyo bazakiniraho, ariko umutoza avuga ko ibi ntacyo bimutwaye we nk'umutoza agomba kwitegura, agategura abakinnyi be, abakinnyi nta kindi kibareba uretse kujya mu kibuga bagiye gushaka intsinzi. Naho ku mutoza we niho hakabaye hariho akantu k'akabazo, ariko nawe arakubwira ati nta kibazo gihari, icyo dushaka ni igikombe kandi twizeye ko tuzagitsinda. So icyo nakubwira kuri iyi APR FC yo rero irahari, icumbikiwe muri hoteli n'ubundi yabagamo ubwo yari yaritabiriye mu mwaka washize, bayita Royal Village Hotel. Iyi stade niyo icumbikiye, iyi hoteli niyo icumbikiye APR FC nk'uko n'ubundi yari yicumbikiye mu mwaka washize, ariko kuri ubu ikintu cyabayeho, twamaze kumenya amakuru ko iyi APR FC yijyaniye abatetsi, kuko birashoboka ko muri uriya mwaka washize basanze wenda nk'imitekere batayumva neza, bahitamo kwijyanira abantu bazabafasha ku bintu bijyanye n'igikoni. Ndumva rero ari ibyo ngibyo twabaganirizaho kuri iyi APR FC, nkahita mbabwira no ku Mavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uyu munsi irafata rutemikirere yerekeza muri Nigeria, aho irajya kuba itegura cyangwa se ikoreraho imyitozo gakeya, hanyuma ikaba yakina umukino wayo na Nigeria. Ni ekipe y'igihugu y'u Rwanda, urabona ute muri iri tsinda turimo, urabona izitwara gute? Gusa iyi ekipe nayo irahabwa amahirwe kuko nayo urabona mu by'ukuri umutoza akwiye kuba agira byinshi ahindura, akatwereka ibintu, mbese akatwereka impinduka mu Mavubi, tukamenya ese iyi ekipe ihagaze he, irabarizwa hehe. Ntabwo ari ekipe yo guhora isitaragoringa ngo byagenze gutya, ni ekipe nayo ikwiye kuba ifite umurongo ngenderwaho, kuko mu by'ukuri ibisabwa byose Amavubi arabifite. So rero ntabwo nshaka ko tuza kurambirana, kuko Amavubi yo turi buze no kuyagarukaho, turagira igihe gihagije cyo kuyaganiraho,